Yakomeje agira ati inzira yanjye irafunganye, gerageza gukora buri kimwe ariko biranga. Inzira zanjye zose zirafunze, ubushobozi bwo ndabufite, ubushobozi bwo gukora ndumva bwujuje, ndabufite rwose. Umutima wo gukora akazi, umutima wo gukunda akazi, ubushake, umurava, ndumva byujuje. Ese ni iki nakora? Natuburira he ngo mbone icyo gukora? Niyihe nzira nanyura kugira ngo mbone amahirwe? Ese nicare ntegereze ubushake bw'Imana, ntegereze ubushake bwayo, nibwo nahindurirwa amateka? Ese ujya wicara ukibaza ku buzima bwawe mu gihe ubukene bwakugarije ntacyo gukora ufite? Bamwe muri twe iyo byanze, ubuzima bumeze nk'igishirira cyaka gikongora nk'ikara riri mu itanura, nibwo bagannye inzira zangiza ubuzima bwabo, nko kunywa inzoga, itabi, ubusambanyi ndetse n'ibindi. Ariko nshuti yanjye ndakubwira, aya si yo maherezo. Keep trying, komeza ugerageze buri kimwe, ejo ni heza. Ntuzigere na rimwe ucika intege ngo nuko byanze. Keep trying, komeza ugerageze, ejo byagenda neza ntawamenya. Gusa ahazaza ho haba haduhishiye byinshi, ntabwo ari ngombwa ko wangiza ubuzima bwawe. Nshuti yanjye, ufite ahazaza heza, ufite byinshi byo gukora, ufite benshi bo kwitaho. No mu gihe byanze ako kanya ntukumve ko isi kurangiriyeho. Komeza ukore, ugerageze niyo byakanga, ukomeze ugerageze buri kimwe cyose, ejo ni heza.